nguko uko urugamba rwifashe hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cy'abakongomani nyuma y'itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ingabo cyangwa se bw'igisirikare cy'abakongomani FARDC ndetse bayifatanyijemo n'abadiplomate b'abanyamerika bikemezwa ko umutwe wa M23 ari nawo nyine uri kugenzura amajyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'amajyaruguru, akaba ari naho nyine iki kirombe cya Rubaya giherereye. Ni amakuru yakomeje gucecera ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mwakomeje kugenda mwumva yuko uwitwa Felix Tshisekedi akaba ari umuyobozi cyangwa se akaba ari perezida w'igihugu cya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda mukurikira mwumva amakuru bivuga ko yaba yamaze gutanga nyine iki kirombe giherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, kikaba ari ikirombe cya Rubaya gikunze gukurwamo amabuye ya coltan ndetse na titanium. N'amakuru rero yakomeje kugenda aceceka ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko n'amakuru yagiye hanze bitewe n'ikinyamakuru Reuters, kikaba ari ikinyamakuru cy'Abongereza yatangaje aya makuru yuko ingabo z'umutwe wa M23 ziri kugenzura iki kirombe, yuko cyamaze guhabwa abanyamerika cyangwa se cyamaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bakomeje kugira impungenge banagira ikibazo bibaza tese Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ni igihugu gikomeye ku isi, ni igihugu kivuga rikijyana, ni igihugu kidavugirwamo, ni igihugu nyine kidasanzwe, by'umwihariko gifite power, gifite igisirikare gikomeye, by'umwihariko ko bagomba gukoresha uko igishoboka cyose kugira ngo nyine iki kirombe bahawe na Felix Tshisekedi yuko bagomba kugifata cyangwa se bagomba kukigenzura kugira ngo banakontorore aya mabuye ya coltan akibarizwamo. Ni amwe mu makuru rero akomeza kugenda aceceka ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati M23 igeye mu mazi abira cyangwa se iri mu mazi abira. Ibi ntabwo byakoze witwa General Sultani Makenga, kubera ko ngo amakuru ahari na yuko bamwe mu basirikare, by'umwihariko bamwe mu basirikare bari bagose Lake Tanganyika cyangwa se ikiyaga cya Tanganyika, bose ngo yamaze kubakura abegereza hagati cyane ya Uvira, hafi neza ibirometero bigera kuri 10 uva muri Uvira werekeza hejuru kuri kino kirombe cya Rubaya. Abantu benshi bakomeje kwibaza tese uwitwa General Sultani Makenga, cyane ko numwe mu bantu batazwiho ikintu cyitwa ubwoba, ati nta kintu cyitwa ubwoba na gito cyo gutinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ngo azi ikintu arwanya. Abantu benshi bakomeje kwibaza tese Sultani Makenga araza kuza kugira icyo akora wenda ku banyamerika nibaramutse bafashe icyemezo cyo kwinjira muri iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko kuza gufata ibyahawe ubuyobozi, ibyo bahawe ubuyobozi bw'igisirikare cya M23 ndetse burangajwe imbere nyine n'uyu General Sultani Makenga, by'umwihariko n'umuvugizi w'iki gisirikare akaba ari ntawe ndari Colonel Nanga. Ese yatangaje iki? Colonel Nanga yavuze ati biratangaje kubona cyangwa se kumva umuntu ashobora gufata ikintu kitari mu maboko ye, adakontorora cyangwa se adafite, ukumva ngo yagitanze, by'umwihariko akagihereza umuntu nawe nyine ubizi neza ko icyo kintu uwakimuhaye atagifite mu maboko cyangwa se kitari mu maboko yiwe. Ni amwe mu makuru akomeje gutangazwa n'uwitwa Colonel Nanga, by'umwihariko akaba ari umuvugizi nyine w'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse abantu benshi bakomeje kwibaza ese umutwe wa M23 uzanangira ukomeze ufate iki kirombe cya Rubaya, cyane ko bikomeje kuvuga ko abanyamerika ngo bamaze kucyakira rwose, bacyakira na yombi. Uwitwa Donald Trump kuva i Washington muri White House ngo yafashe uwitwa Felix Tshisekedi, aramubwira ati, aramuhumuriza mukora mu matamatama, aramubwira ati niwe mu perezida mwiza Afurika ifite, niwe muntu tugomba gusigasira, wowe uri zahabu urenze undi muntu uwo ari we wese, tugomba kugukora uko dushoboye tukagutabara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana bakomeje gutangaza yuko bikomeje kuvugwa yuko nyine bashobora kuba bagiye guhita bakora igishoboka cyose kino kirombe kikajya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Felix Tshisekedi yabashije ngo kubwira ubuyobozi bwa Amerika yuko nubwo iki kirombe kiri mu maboko y'umutwe wa M23 ngo bagikoresha mu buryo bw'ubusambo ndetse ngo bakagikoresha mu gusahura iki gihugu cya Kongo, ngo cyane ko nyine amabuye akivamo anyuzwa mu Rwanda, akaba ariho nyine anyuzwa mu rwego kugira ngo abashe kujya kugurishwa mu mahanga. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga,
abandi bagakomeza kugira icyo bakwita nk'ikigongo cyangwa se ubwo bavuga ati Amerika niba igiye kubizamo M23 iragowe. Ni nyuma yaho umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi akaba yaramaze no kuba n'umuyobozi wa AU cyangwa se African Union cyangwa se mu Kinyarwanda Afurika yunze ubumwe, ubwo yarakimara gutorwa nibwo yahise atangira kwibasira u Rwanda, akibasira perezida w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko ari umwicanyi, ari umushotoranyi. Abandi bakavuga ati ese koko uyu mutwe M23 ndetse n'igisirikare cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda baba bagiye baziwe cyangwa se nyine bagiye kuzirwa, kubera ko niba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe yaramaze kuba perezida w'u Burundi ndetse na Felix Tshisekedi nawe akaba yaramaze kuba inshuti magara ya Donald Trump ndetse na Marco Rubio i Washington DC muri White House, ati ni ibintu bigiye gutungura abantu, ni bigiye kubabaza umutwe M23. General Sultani Makenga yahise akora ikintu kidasanzwe, afata abasirikare be bose abashyira mu ishyamba, arababwira ati mufate intwaro, mufate za Kalashnikov, za Calibre 12 ndetse na za GP, arababwira ati mugomba kurasa ibiturika, mugomba gutwika umuntu uwo ari we wese ugomba kubitambika kuba afite amaboko abiri cyangwa se nawe afite amaguru abiri. Ni intambara ikomeje kuvugisha benshi by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati witwa Sultani Makenga ntabwo ajya ava ku izima, agomba kurangiza intambara cyangwa se ikamurangiza. Ni ibintu rero bikomeje kuvugwa by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abantu benshi bakomeje kwibaza witwa Donald Trump ukomeje gukurikirana inyungu ziwe by'umwihariko n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihugu cya Kongo. Witwa Felix Tshisekedi yakomeje kugambanira igisirikare cya M23 nyuma yo gutanga ikirombe adafite cyangwa se atagenzura, akavuga ko agihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo zita ngo ninde ufite iki kirombe cyangwa se ninde uri kukigenzura. Bo icyo bitayeho ni ukumenya ngo perezida w'iki gihugu ninde wakiduhaye cyangwa se ninde uduhereje kino irombe, akavuga ati nimba rero twagihawe na perezida byanze kunze tugomba gukora uko dushoboye tukakigenzura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bataragira ikintu batangaza gikomeye by'umwihariko muri itangazo ryashyizwe hanze n'ikinyamakuru gikomeye cy'Abongereza Reuters, ntabwo abantu benshi bakomeje kubivugaho nyuma bavuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko zikora iyo zigiye gukora ikintu kidasanzwe, batangira basa nkaho bacecetse. Twongeye tubibona bakuraho perezida wa Venezuela ariwe Maduro, bakamukurayo kibunamo amaguru bakamuherekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi n'amahanga na kintu ngeze bivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zamaze kwigaragaza nkaho nyine ntawubavuga ari babazungu bandi, ari Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea na kintu ngeze batangaza. Benshi rero bakaba bakomeza kuvuga ko nyine umutwe wa 23 waba wamaze kujya mu mazi abira cyangwa se uri mu byago, ariko witwa Sultani Makenga akaba generali ndetse akaba n'umukuru w'igisirikare cy'uyu mutwe nta kintu nawe aragera atangaza, gusa ikintu kigiye hanze n'amashusho ari kujya hanze n'amafoto byerekana igisirikare cy'umutwe wa 23 ko cyiteguye intambara ku buryo bushoboka bwose.